Mwaramutse neza. Dushimye Imana muri kino gitondo ko itwemereye kaduha umwanya mwiza wo kuganira ijambo ryayo, ariko nshimiye cyane na Bishop umubyeyi wacu kuri umwanya mwiza. Ndagira ngo tubikomere amashyi nawe tunamushimire, mumfashe tumushimire ku mwanya mwiza agira wo gutoza no kurera impano. Umugisha udasanzwe rero nk'itorero tuba dufite, cyane abajene. Iyo tubisubiramo rero tuba tuzi icyo tuvuze, ndetse twambaye ikirezi kandi tuzi ko kera. Rero nk'abajene tubiha agaciro cyane, umugisha udasanzwe. Dushimiye n'abandi bashumba ndetse namwe mwaje kumva ijambo ry'Imana. Tuyoganira ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Ni ijambo nahaye umutwe uvuga tuyoganira hejuru yo kuba abami n'abatambyi. Ni identite nshyashya maze iminsi mike ndihishuriwe cyane, ariko nuza kuryumva nawe ndakwizeza ko nabuza gutaha uko wari umeze. Ni ijambo rifite imbaraga, riri pratique, ntabwo riri teori, ni pratique cyane, kuko ni ibintu tuba byo tugahinduka byo. Rero hari igihe umwanzi atuma tutisobanukirwa, ntusobanukirwe icyo wagizwe cyo. Tuyoganira hejuru yo kuba umwami n'umutambyi, n'ibindi byose wabyibagirwa. Tuyoganira hejuru yo kuba umwami n'umutambyi. Icyo Kristo yatugize gikomeye, yatugize abami n'abatambyi. Abami n'abatambyi bakora iki? Nize inshingano zabo, ese ubuzima bwabo mu isi nicyo Kristo atwexpectingamo, nicyo atwitezemo nk'abami n'abatambyi yasize mu isi. Reka dusome ijambo ry'Imana, indi turagenda tubiganiraho. Dusome mu byahishuriwe Yohana ibice 5, dore ku murongo wa 8. Twahageze ibice 5, dore ku murongo wa 8. Haravuze ngo amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima 4 n'abakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanyije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose, mu ndimi zose, mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe. Umurongo wa 10 uze kuhasura niho tuza gutinda cyane. Haravuze ngo ubahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Kwima murumva icyo ari cyo? Kuyobora, gutangira gukora icyo wari inshingano. Iyo batoye umwami cyangwa umuyobozi runaka, iyo yatangiye kwima ni ugutangira gukora ku exercice ibyo yatorewe. Ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe, bya bizima n'abakuru, umubare wabo wari inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza. Bavuga ijwi rirenga bati, umwana w'intama watambwe n'ukwiriye guhabwa. Hano bagiye kuvuga ibintu 7 akwiriye guhabwa. Bavuze ubutware, power, ubutunzi, ubwenge, imbaraga, guhimbazwa, icyubahiro n'ishimwe. Nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru, byo mu isi, n'ikuzimu naho no mu nyanja n'ibirimo byose bivuga biti, ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibi byicaye ku intebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Nuko bya bizima 4 biti amen. Babakuru bikubita hasi baramyihoraho iteka ryose, amen. Tuvuge ngo amen. N'amagambo meza. Ni igitaramo cyabaye mu ijuru, ni worship idasanzwe yabaye mu ijuru. Haba igiterane kidasanzwe cyo kuramya no guhimbaza kidasanzwe. Ibizima biraramya, abakuru bararamya, bari kuramya umurimo Kristo akoze gusa, akoreye ku musaraba. Ariko si ukukora gusa, kuko aronkeye Imana ubwoko bw'abami n'abatambyi kandi ngo bazima mu isi. Bibiliya yatubwiye ngo nuko baririmba indirimbo nshya mu ijuru, baririmba indirimbo nshya
bati ni wowe ukwiriye kwenda cya gitabo ukamenya n'ibimenyetso bigifatanyije kuko watambwe ugacungurira Imana. Kristo ku musaraba ntabwo yatubabariye ibyaha gusa ngo aduhe ubugingo bw'iteka, yakoze undi murimo udasanzwe, yacunguriye Imana, ngo acungurire Imana amoko yose, indimi zose, amahanga yose, atabikoresheje ikindi kintu, ngo abikoresheje amaraso ye. Haleluya. Amaraso ya Yesu yagize umumaro udasanzwe. Kimwe cyo yaduhuje n'Imana, abari kure y'amasezerano, abari baratawe nta byiringiro dufite, yaduhuje n'Imana. Ikindi gikomeye amaraso ya Yesu Kristo yakoze, yakuyeho urusika rwaturegaga. Ikindi gikomeye amaraso ya Yesu Kristo yakoze, yatwegereje ya ntebe y'ubuntu bw'Imana. Tuyakomera amashyi ayo maraso ya Yesu. Mu ijuru indirimbo baririmbaga, igitaramo cyari mu ijuru, kiyobowe n'ibizima bine, kiyobowe n'abamarayika. Nta kindi bavugaga gusa, barebaga abantu Imana icunguye, abantu Kristo acunguye, agacungura indimi zose, agacungura amahanga yose, agacungura imiryango yose, ngo agacungura abantu bose, ngo atabacunguje ikindi, ngo bacunguje amaraso ye. Hanyuma ku murongo wa 10 havuze ikindi kintu gikomeye, havuze ngo ugahindurira Imana yacu, ahindurira Imana yacu. Imana kuva isi yaremwa yari ikeneye ubwoko, yari ikeneye abantu. Murabizi Bibiliya tubwira ngo turemo umuntu ase natwe atware. Kuva kera Imana yari ikeneye abantu bafite ishusho yayo, bafite karakteri yayo, bafite ubumana bwayo, hanyuma bagiye kuyobora isi. Hanyuma uwo mugambi w'Imana tuza kubona Satani awurogoya ugasa n'uburizwamo. Hanyuma umurimo Kristo yarakoze ku musaraba rero, ngo yaramaze gucungurira Imana. Igitaramo cyari mu ijuru nicyo bahimbazaga gusa. Yarakoze umurimo abandi bose bari barananiwe. Yaramaze kumena cya kimenyetso, afungura n'ibimenyetso bifatanyije byose. Akoze umurimo ibizima byananiwe, akoze umurimo abakuru bananiwe, akoze umurimo abamarayika bananiwe, akoze umurimo udasanzwe. Hanyuma ngo acungurira Imana abami n'abatambyi. Ari nge nawe tuyoganira hejuru yo kuba abami n'abatambyi. Amen. Ntabwo abizera kubera kudasobanukirwa ino identite yacu yo kuba abami n'abatambyi, tubaho mu buzima buri miserable, tubaho mu buzima tugoswe n'ibintu runaka, dutsikamiwe, imbaraga runaka zidufiteho. Ariko ndaza kubabwira inshingano z'abatambyi n'inshingano z'abami, hanyuma nuza kubisobanukirwa uraza gutangara ko Satani yari yarakwibagije uriwe, yari yarakwibagije identite yawe. Igitaramo cyabaye mu ijuru nuko bari babonye umurimo Kristo akoze byo guhindura njyewe nawe, akatugira abami n'abatambyi. Abamarayika uwo murimo wo guhinduka abami n'abatambyi babonaga ari umurimo udasanzwe. Kubona abantu agize abami n'abatambyi byari ibintu bidasanzwe mu isi y'umwuka. Bo babonaga role abo bantu bafite mu isi, kandi bongeye ikintu gikomeye ngo kandi bazima mu isi. Kwima twese turabyumva, ubwo ni Ikinyarwanda gisa naho kizimije, ariko kwima iyo watoye umuntu bakagutorera inshingano runaka, iyo bavuze ngo uyu muntu agiye gutangira kwima, ni ugutangira kubaho za nshingano yatorewe, ni ugutangira gukoresha bwa bubasha yatorewe, ni ugutangira gukora za nshingano yatorewe. Hanyuma rero abizera kubera kudasobanukirwa inshingano twagizwe cyangwa identite twagizweyo muri Kristo Yesu, ntabwo turima mu isi. Kandi Kristo yatubona mu bizima bine n'abamarayika, icyatumye bahaguruka bakaririmba nuko bari bagiye kubona abantu bagiye kwima mu isi, kandi batima ku bwabo, bagiye kwimakaza ubwami bw'Imana mu isi. Amen, amen. Reka mbahe nk'urugero rutoya. Urabona mwari mwabona nk'umwana w'igikomangoma bashimuse, dufate nk'urugero, hakaba nk'intambara runaka mu gihugu, bagatera icyo gihugu, hanyuma bagashimuta nk'igikomangoma. Icyo gikomangoma kikajyanwa mu buretwa, kikajya kubaho mu buzima busa naho buri bw'uburetwa nyine, nk'impunzi cyangwa nk'umuntu uri mu ngoyi. Ariko icyo gikomangoma rimwe cyazitahura cyangwa kikamenya icyo kiri cyo, ko cyaremeye kuzasimbura se cyangwa kuba umwami, kikava muri bwa buretwa, gitangira kubaho bitandukanye n'uko cyabagaho. Ariko kikiri muri ubwo buretwa, kikiri meze nk'icyashimuswe, ntabwo kiba kizi identite yacyo. Gishobora gukora imirimo ivunanye, gishobora gukora imirimo isuzuguritse, gishobora kuba mu buzima gitsikamiwe kubera ko ntabwo kizi ko ari igikomangoma.
ariko cyamaze kwisobanukirwa ko ari igikomangoma, cyamaze gutaha mu gihugu cyabo, gitangira kubaho nk'igikomangoma, nk'umuntu ugiye gusimbura isi. Abizera rero nituza gusobanukirwa rino hame ryo guhinduka abami n'abatambyi, turaza kwisobanukirwa mu buryo budasanzwe. Hari ibintu byakugiragaho imbaraga bitazongera kugiraho imbaraga, hari ibintu byakugiragaho ubutware bitazongera kugiraho ubutware. Abatambyi ni iki rero? Bibiliya itubwira uburyo Imana imaze, tubona abatambyi uhereye kuri Mose, Imana imubwira ngo mutoranyirize Abalewi mukorere umurimo w'ubutambyi. Abalewi baratoranywa, Lewi baratoranywa, bajya gukora umurimo w'ubutambyi. Hanyuma Bibiliya itubwira uburyo Imana yategetse Mose gushinga ihema ry'ibonaniro kugira ngo abo batambyi bajye gukora umurimo w'ihema ry'ibonaniro. Abatambyi bari bashinzwe iki? Bari bashinzwe mbere na mbere gutamba ibitambo bya rubanda bacumuye, kwingingira rubanda. Bari bashinzwe umurimo wo guhuza abantu n'Imana. Hari hierarchy yabaga muri Isiraheli muri kiriya gihe. Habagaho umwami, hakabaho umutambyi, hakabaho n'umuhanuzi. Umuhanuzi Roreye yarashinzwe kuvana amakuru ku Mana, akumva icyo Imana ivuga mu ijuru, hanyuma akakizanira abamwami, akakizanira rubanda. Hanyuma umutambyi we icyo yarashinzwe ni iki? Yarashinzwe guhuza abantu n'Imana. Abantu bamaze gucumura, abantu bamaze kwangirika, akajya kubatambira ibitambo by'uko bacumuye, nawe agafata ibiri mu bantu akabihuza n'Imana. Hakaba n'umwami noneho rero ugiye gukoresha bwa butware bwose kugira ngo ayobore abo bantu bose. Hanyuma Imana ibwira Mose ngo ntoranyiriza abatambyi Lewi bankorera umurimo w'ubutambyi. Abatambyi undi murimo bakoraga wari umurimo wo gusenga. Umurimo wo gusenga, wo kwingingira rubanda, n'uwo murimo bakoraga wo gutambira ibitambo. Muranabizi bamaze kuva mu ihema ry'ibonaniro bagiye mu gihugu Imana yabasezeranyije. Murabizi ko ihema ry'ibonaniro rimwe na rimwe ryabaga Ishiro ku bwa Eli. Nimusoma muri Samweli wa mbere mwasanga umutambyi mukuru bitaga Eli. Ihema ry'ibonaniro ryabaga Ishiro no batambiraga ibitambo. Hanyuma ku bwa Samweli ho birimuka bigirama. Ariko mu mugambi w'Imana mugari, Imana yaragambiriye ko ihema ry'ibonaniro cyangwa inzu yayo igomba kuba muri Yerusalemu, muri kapitali. Dawidi amaze kwima ingoma n'umwana we Salomo, bubakira Imana inzu, bayubaka Yerusalemu. Abatambyi baraza barima aho ngaho, bakajya bakora wa murimo n'ubundi w'ubutambyi. Bakora umurimo wo gutamba ibitambo, bakora umurimo wo kwingingira abantu, bakora umurimo wo guhuza abantu n'Imana. Amen. Hanyuma ariko Imana yari nka echansiyo murumva icyo ari cyo, yari nka sample Imana ikoze kugira ngo itoranye abantu bakeya baganira nayo, bavugana nayo. Ariko Imana mu mugambi wayo yarebaga twese. Umugambi mukuru w'Imana ntabwo yarebaga uwo mubare muke w'abantu, oya, Imana yifuzaga abatambyi, ko ngewe nawe duhinduka abatambyi mu bwami bw'Imana. Amen. Muribuka mukundwa Petero atwandikira mu bice 2:9 atubwira uburyo twebwe turi ubwoko bwatoranywe, turi special people, ubwoko bw'abami n'abatambyi, abantu Imana yaronse kabakura kure tutabigizwe n'ikindi, bitewe n'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu yakoze umurimo udasanzwe, yatwigije imbere y'Imana duhinduka abatambyi. Ntihagira umuntu. Ikindi gikomeye, wa mwenda wari ukingirije, murabizi ko abatambyi bagiraga rimwe mu mwaka bazamukaga mu nzu y'Imana kugira ngo batambe ibitambo bya rubanda. Ariko noneho icyo Kristo yakoze gikomeye, yatwinjije ahera hahera, ariko umusaraba amaze kunesha icyaha Satani n'abadayimoni, biratubwiraga umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri kugira ngo ngewe nawe twigerere imbere y'Imana. Ntihagire umuntu uzongera kukugira imbere y'Imana. Yego nibyo Imana iduha abayobozi, baduha umurongo, iduha abashumba, ariko ngewe nawe nta burenganzira twari dufite bwo kwigerera imbere y'Imana. Ariko Kristo amaze kuducunguza amaraso y'igiciro, umusaraba mu bintu Satani atinya imbaraga z'umusaraba, uko zaramuhemuye, zaramutsinze, zatumye uwari we wese yinjira imbere y'Imana ahabwa uburenganzira. Nawe utari wemewe wahabwa uburenganzira. Nta kindi cyabikoze, n'imbaraga z'umusaraba zabikoze. Ni igitambo cy'amaraso Kristo yagize. Hanyuma mu ijuru indirimbo yaririmbwe rero niyo ndirimbo baririmbaga, bivuga ngo niwo ukwiriye ishimwe, niwo ukwiriye guhimbazwa, kuko wacunguriye Imana ubwoko, wacunguriye Imana amoko yose, uhindurira Imana ubwoko bw'abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Umurimo w'abatambyi rero n'uwo nguwo wari umurimo wo gutamba ibitambo, wari umurimo wo gusenga, wari umurimo w'umuntu ufitanye ubusabane n'Imana, wari umuntu ugomba kubonera abandi Imana. Ariko Kristo yagize neza ko twese umwenda w'urukingirije ahera watabutsemo kabiri, ngewe nawe twigera imbere y'Imana. Ntabwo bigusaba ngo usabane n'Imana ngo ugire undi muntu ucaho.
ntabwo bigusaba kugira ngo uhure n'Imana ngo ugire undi muntu ubwira ngo wamfashe ukajya guhura n'Imana. Oya, yari ikeneye abatambyi. Mu ijuru rero iyo worship yabayeho, icyo gitaramo cyabayeho, ibizima bine biririmba, abakuru baririmba, babonaga uwo murimo Kristo akoze, umurimo udasanzwe wo gucungurira Imana ubwoko, akabuhindura ubwoko bw'abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Niki rero bidusaba twebwe? Ntabwo twebwe bidusaba gutamba bya bitambo by'amasekurume, bya bitambo by'inuma zinungura. Twebwe icyo ijambo ry'Imana riduhamagarira gutamba imibiri yacu nk'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Niko mukundwa Paulo yatwandikira mu Baroma 12, aravuga ngo nuko rero ndabinyiga bene da kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Nguko niko kwikorera kwanyu gukwiriye. Buriya gukorera Imana kwawe gukwiriye, Bibiliya y'Icyongereza avuga ni act of worship. Igikorwa cyo kuramya Imana gikwiriye ni ugutamba umubiri wawe nk'igitambo kizima, ugasigara utariho akari Kristo uriho muri wowe, ugasigara atari wowe uvuga hari Kristo uvuga muri wowe. Ubuzima bwawe ugasigara ari ubuzima bwiyeguriye Imana, kabwira Imana ngo nguhaye ibyanjye byose mwana. Noneho aravuga ngo nimumara gutanga imibiri yanyu yabaye ibitambo bizima, ntabwo kidutamba isekurume n'intama, ngo nibwo muzamenya ubushake bw'Imana. Umutambyi wagizwe umutambyi nibwo uzamenya ubushake bw'Imana. Aratubwira ngo ubushake bw'Imana bugizwe n'ibintu bitatu, ngo ari byo byiza, ngo bishimwa, ngo kandi bitunganye rwose. Abantu benshi uzasanga bakubaza ngo mbese ngo bino bintu ndimo birimo ubushake bw'Imana, bino bintu ndi gukora birimo ubushake bw'Imana, bino bintu umushinga ngiye gukora birimo ubushake bw'Imana, iyi projet ngiye gukora irimo ubushake bw'Imana, iyi relation ngiye kwiyangajamo, bino bintu birimo ubushake bw'Imana. Ariko Paulo aratubwira ngo nimumara gutamba imibiri yanyu ikaba ibitambo bizima bishimwa n'Imana, muzamenye ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana bugizwe n'iki? Ikintu aba ari cyiza ubwa mbere na mbere, kiri good. Icya kabiri kigomba kuba kiri acceptable, cyemewe, gishimwa. Icya gatatu ngo kigomba kuba gitunganye rwose. Muzi ko hari ibintu byiza ariko bitashimwa? Murabizi? Hari ibintu byiza mu isi ariko bidashimwa. Hari ibintu byiza mu isi binashimwa n'abantu ariko bidatunganye mu maso y'Imana. Umuntu witoje rero gutamba umubiri ukaba igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana, ntabwo ubushake bw'Imana bujya bumugora kubutahura. Uzasanga abantu benshi bambwira ngo ariko ngo bino bintu biri mu bushake bwe. Oya, nimba waremeye gutamba umubiri nk'igitambo kizima, uzamenya ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Buri step yose uzajya gutangira, buri kintu cyose uzajya gukora, uzamenya ngo kino kintu ese ni cyiza koko? Yego. Ese kirashimwa? Yego. Kiratunganye se? Gishobora kuba ari cyiza mu maso y'abantu, kinashimwa mu maso y'abantu, ariko kidatunganye imbere y'Imana. Abatambyi Imana ikeneye rero nabo ngabo rero bazi ubushake bw'Imana, bazi gukorana nabo n'Imana. Turaza kuvuga hejuru yo kwima mu isi, kubera ko ntabwo ushobora kuba umwami utaraba umutambyi. Muzi impamvu bitunanira? Muzi impamvu bitunanira kugira autorité y'abami? Ubundi umwami ikintu kimudefinisa mu bintu nka bitatu bimudefinisa. Icya mbere ni autorité, ubwo butware. Icya kabiri ni influence. Icya gatatu ni dominion. Autorité, hari autorité tugira hejuru y'icyaha, hari autorité tugira hejuru y'abadayimoni, hari autorité tugira hejuru ya communauté tubanamo, hari autorité tugira aho dukorera mu kazi, hari autorité tugira mu muryango ukomokamo, hari dominion ugira, hari influence ugira. Rero utaraba umutambyi ntitege kuzaba umwami. Ni ibintu bibiri bijyanirana, birajyana. Iyo Kristo avuga ngo ashimwe ko yaducunguye kutugira ubwoko bw'abami n'abatambyi, ni ibintu bibiri bidasigana, ni identité ebyiri zigendana. Utabaye umutambyi ntabwo ushobora kuba umwami. Mbaho urugero rwiza. Muzi urugero rwa Yosefu. Yosefu ni urugero rwiza rw'umuntu wari umeze nk'umuntu w'insuzugurwa, ariko wari warasobanukiwe identité ye. Ku myaka nka 17 turamubona afite inzozi, baramugurisha, ajya kuba n'umukozi kwa Potifari, akora akazi ko mu rugo bibi cyane, yanga gusambana n'umugore wa Potifari, ajya muri gereza, nabwo yanga kwiyandurisha, ariko ubuzima bw'umutambyi. Abatambyi ni abantu bafitanye ubusabane n'Imana, abatambyi ni abantu baganira n'Imana, abatambyi ni abantu bitoje kwinginga Imana, baba mu buzima bwo gusenga, ni abantu bitoje baba mu buzima bwera. Turamubona Yosefu muri ubwo buzima bwose nk'umutambyi. Hanyuma igihe kimwe, nyuma y'imyaka myinshi, imyaka irenga 10 n'ingahe, batubwira ko mu myaka nka 30, turamubona noneho agiye kuba
agiye kugaragaza dominion, agiye kugaragaza influence, agiye kugaragaza autorité y'abami. Noneho turamubona, baramuhamagara asobanura inzozi. Asimaze gusobanura inzozi, Bibiliya tubwira gute ngo yahindutse umutware, yahindutse nk'ukurikira Farawo, ahinduka premier ministre. Abasoma neza Bibiliya, yagize nka ministeri nk'eshatu cyangwa enye ayobora. Yabaye premier ministre, aba ministre w'ubuhinzi, baramubwira ngo ntagire ikintu kizakorwa. Yarotoye inzozi, ndi kwihuta kuko amasaha yagiye. Yarotoye inzozi z'ibyari bigiye kuba muri Egiputa. Ababwira uburyo hari kuba imyaka y'uburumbuke 7, hakaza kuba n'indi myaka 7 y'inzara. Hanyuma aravuga ngo none se twakuraho umuntu uri mu mwuka w'Imana usibye wowe umaze gusobanura ibi bintu, niwo ufite n'imbaraga zo kuby'implementinga. Baramutora aba ministri w'ubuhinzi, agomba gukurikirana ibyo bintu bizakorwa mu gihugu kugira ngo azabone uko bizagenda. Si icyo gusa, akurikirana n'uwo mushinga, akajya amenya abinjira n'abasohoka, akurira Minafeti. Si ibyo gusa, akurira na ministeri y'umutekano, aba premier ministre. Kubera iki? Mu buzima bwe yari yaritoje kuba umutambyi. Hanyuma biramworohera kugira autorité muri Egiputa, biramworohera kugira influence muri Egiputa, biramworohera. N'uwo mwanya gusa gusobanura inzozi gusa. Ariko wabyibaza ute umuntu waraye muri gereza ijoro rimwe, mu gitondo akaba premier ministre? Ibyo wabisobanura ute? Umuntu wakoze akazi ko mu rugo, mu gitondo kimwe akisanga ari gutanga ordre mu gihugu cyose. Izo ni imbaraga z'Imana, nabo twagizwebo. Ntibigutungura uri umunsi, ntibigutangaza uri uyu munsi, ejo hazaza hawe hahishwe ibintu bidasanzwe. Nimba wubaha Imana, icyo akora bubaha Imana bagakiranuka, Imana irabemera, izabemeza n'abantu, izatuma n'ibyigambirira kubagirira, n'ibyigambirira kubakoresha byose bizagerwaho mu izina rya Yesu. Ntacyo bitwaye, bwira mugize ngo ntacyo bitwaye ibyo uri kunyuramo. Ntacyo bitwaye ibyo uri kunyuramo, ntacyo bitwaye uri we, ntacyo bitwaye ibyo abantu bakuboneremo uyu munsi, ntacyo bitwaye. Icyo gusa Kristo yakwise cyo, wamenye ko uri umutambyi, uri kugendera mu buzima bw'ubutambyi, wamenye ko uri umwami. Umwami agira influence, umwami agira autorité, umwami agira dominion. Hari ibintu ugomba kudomina, hari ibintu ugomba kwicara hejuru. Wowe uracyatsikamiwe n'abadayimoni ngo biwanyu gute? Uracyatsikamiwe ngo n'imivumo ngo ya karande yiwanyu gute? Kristo yaduhaye imbaraga hejuru y'icyaha, hejuru y'imivumo, hejuru ya karande. Tera haleluya niba wumva ibyo bintu. Yaduhaye imbaraga hejuru y'izo mbaraga zose. Mwijuru nta cyatumaga abamarayika baririmba n'ibyo babonaga. Abamarayika baririmbaga iyo ndirimbo idasanzwe kubera ibyo bintu babona bari kuririmba mu ijuru. Baririmbaga iyo ndirimbo idasanzwe icyo Kristo akoze, kuna acunguriye Imana ubwoko, akaduhindura abami n'abatambyi. Ariko tubaho ntabwo turisobanukirwa, ngo tumenye abo twagizwebo. Tubayeho ibyaha bikidutsikamiye. Nta mwami utsikamirwa n'izo mbaraga z'icyaha. Muri iki gitondo turatangariza imbaraga z'icyaha zigutsikamiye. Turazibwira ngo hari imbaraga Kristo yaduhaye ari ku musaraba. Nta mbaraga umfiteho, wa muvumo we nta mbaraga umfiteho, wa karande we nta mbaraga umfiteho, nta mbaraga umfiteho, nta butware umfiteho, nta bushobozi umfiteho. Wo murimo iyi ndirimbo yabaye mu ijuru, banza mutayisumvise. Shyiramo wumva iyo ndirimbo, wumva iki gitaramo, wumva ibineza neza bari bafite mu ijuru. Dushyiremo 5 nk'icumi kumanuka, wumve ibineza neza bari bafite mu ijuru kubera gusa umurimo udasanzwe Kristo akoze. Ibineza neza bari bafite mu ijuru. Ntabwo ushobora kuba umwami utaraba umutambyi. Bibiliya tubwira ite kuri Daniyeli biratubwira ngo yajyaga asenga ngo 3 ku munsi. Yabaga ubuzima bw'ubutambyi ngo agasenga 3 ku munsi. Ikindi haje teste byo kwiyanduza ibyo kurya by'ibwami, baravuga ngo ya twebwe ntabwo dushobora kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Hari ubuzima bw'ibanga yabaze kubamo, ntabwo ushobora influence muri public utabanje kuba mu buzima bwihishe nawe n'Imana. Ntabwo uzi icyo Satani adukorera, icyo aduhisha, icyo adukorera. Aratubwira ngo mwebwe gusa mugende mugaragaza imbaraga, ariko imbaraga zihera mu buzima bw'ibanga.
imbaraga zihera mu buzima bw'ibanga. Wowe wabanje kuba umutambyi, ukabanza gutamba ibitambo byawe ku giti cyawe, ukabanza kugirana ubusabane n'Imana ku giti cyawe, ukabanza kwirinda no kwiyanduza ibyanduza abandi, hanyuma biroroha kugira influence iyo bamaze kugira iyo character y'abatambyi. Daniyeli nuko byagenze. Daniyeli we tubwira ngo yanze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, yaranze kwiyandusha ibyo kurya by'ibwami. Hanyuma Bibiliya tubwira ngo baramutumaho gusobanura inzozi. Umunsi wo guseruka ndagira ngo utangarize ngo niwitoza kuba ubuzima bwo kuba umutambyi, iminsi ishobora kuba myinshi, imyaka ishobora kuba myinshi, ariko igihe cya influence yawe kizagera, igihe cya dominion yawe kizagera, igihe cyo kwima cyawe kizagera. Habaho imyaka myinshi, habaho igihe kitandukanye, bimujugunya mu cyobo cy'intare, ariko igihe kiragera basobanura inzozi. Igihe kiragera aba umutware w'i Babuloni. Igihe kiragera Babuloni yose imenya ko Daniyeli ari mu gihugu, bakavuga ngo Imana ya Daniyeli igomba gusengwa. Ariko Imana yawe muri quartier barayivuga, Imana yawe barayivuga mu ishuri aho wiga, umusore mukobwa, Imana yawe barayivuga muri business ukora, Imana yawe barayivuga, Imana yawe iragaragara. Daniyeli muzi ko Bibiliya tubwira ngo yari inshuro 10 ukubye abanyabwenge bose i Babuloni. He was 10 times more than the wisest of Babylon. Yari inshuro 10, yarabakubye 10, yarabakubye inshuro 10 abanyabwenge bose i Babuloni. Mwumvise bya bintu birindwi Kristo yahawe. Yahawe ubwenge, amaze gucungurira Imana ubwoko, ngo yahawe ubwenge. Ubwo bwenge ntabwo yabuhaye ngo abugumane, yarabuduhaye natwe. Ngo yahawe imbaraga, ashyiramo 12. Wumva ibintu birindwi Kristo yahawe. Ibyo yabihawe ku bwacu, njyewe nawe. Dusiremo 5:12. Wumve ibintu birindwi yahawe Kristo. Amaze gukora umurimo udasanzwe, yahawe ubwenge. Ntabwo ari abera b'Imana bagomba kuba ari abantu bafite ubwenge. Kubera iki? Batunze Kristo. Batunze Kristo. Ntabwo ubwo mutandukanye ubumenyi n'ubwenge. Abera b'Imana, abatambyi bo mu bwami bagomba kuba bafite ubwenge. Ngo bavuga ijwi rirenga n'ijwi umwana w'intama watambwe, wo kwiriye guhabwa ubutware. Yahawe ubutware Kristo, kandi ubwo butware ntabwo yabwigumaniye, natwe yarabuduhaye. Yahawe ubutunzi, nubwo butunzi yarabuduhaye. Ntacyo bitwaye nubwo ndi gusaraguringa muri iyi minsi. Bwira dayimoni ngo ntacyo bitwaye. Icyo Kristo yarakennye kugira ngo ntunge njyewe. Yahawe ubutware, yahawe ubutunzi. Ushobora gutera indi haleluya ishimira icyo Kristo yakora. Yahawe ubutunzi, yahawe n'ubwenge. Yahawe ubwenge. Abera b'Imana tugira ubwenge. Ntabwo tubukura mu bitabo, tubukura ku musaraba, tubukura i Golgotha. Kubera ko uzi impamvu ubwenge bw'Imana tubwakira, nuko bino bintu by'Imana byahishwe abanyabwenge, bisobanurirwa abaswa, kugira ngo babandi bari abaswa bahinduka abanyabwenge. Bahinduka abanyabwenge. Abera b'Imana bagenda n'ubwenge. Biriya ni imigabane Kristo yagabanya amaze gucungura, ni nk'igihembo yahawe. Rero ntabwo yabihawe ku byigumanira. Ibimwuzuye ngo nibyo yari yuzuye, ngo ni ubuntu busendere, nibyo natwe yaducuncumuriyeho. Yahawe ubwenge. Subizamo turebe ziriya portion zose, ziriya migabane yose. Yahawe ubwenge n'imbaraga. Ubayeho mu buzima mudafite imbaraga, hari imbaraga Kristo yaguhaye. Vaho kwisuzugura, vaho kubaho mu buzima buri miserable. Hari imbaraga zabonekeye ku musaraba, hari ubundi butsinzi bwabonekeye ku musaraba. Uri umwami, uri umutambyi, ugomba kwima, ugomba kubaho icyo waremewe, sigaho kubaho icyo utaremewe. Ikindi yahawe guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. None urumva uri wa muntu wo kwipfira no kwigira gute? No, ntabwo uramenya icyo wagizwe cyo. Turabami, turabatambye, turi special people. Icyo akora mwebweho, abamwemwe bose muri abantu badasanzwe. Bwira mugize uri umuntu udasanzwe. Va muri bya bindi byo kwisuzugura no uri umuntu udasanzwe. Hari umurimo yakoze ku musaraba. Hari umurimo yakoze ku musaraba. Abadayimoni muzi ko yahawe ubutware ngo no mu ijuru no mu isi, ngo n'ikuzimu, ngo no mu nyanja. Wana n'inyanja nazo zaririmbye icyo cyubahiro cye. Ngo amavi yose n'indimi zose ngo zature zivuge ngo uri umwami. Muri ibyo mu ndirimbo zo gushimisha 186 yaramuririmbye neza. Avuga ngo mu isi yacu no mu ijuru
zina nk'irya Yesu nani jamumuriza nk'iryo watubambiwe iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye iryo zina rihebuje niryo rinyiza nihagira umuntu ushima umunyacyubahiro umunyacyubahiro naho yakirusha abandi yakirusha abandi Yesu aramuhebuza Yesu aramuhebuza iryo zina ryiza cyane iryo zina turarikunda iryo zina ry'umucunguzi wanjye niryo zina ryonyine iryo zina rihebuje niryo ritwiringiza niryo rinyiringiza haleluya haleluya iryo zina ryonyine ryaduhinduye abatware n'abami niryo rimesha ubutware bwo kunesha iby'isi rikamvana mu buretwa rikamvana mu buretwa rikamudendezo nzajya mwikubita imbere nta wundi ni uwo gusa uwaduhinduye abami waduhinduye abatambyi ninkubona mu ijuru wowe mwamutwara bami yirusizwe turarikunda ndarikunda ku maguru yawe tukaririmba iryo zina niryo rinyiringiza erega iryo zina ryiza sinzi uko naryogeza waryogeza ute wowe sinzi wabivuga ute wabisobanura ute nzajya mu ijuru ku bwaryo we nzajya mu ijuru ku bwaryo
Yesu niryo rimesha ubutware ufite ubutware hejuru y'icyaha ufite ubutware hejuru y'abadayimoni ufite ubutware hejuru y'imivumo ufite ubutware hejuru y'ibyagutsikamiye byose kunesha iby'isi byose bigukura mu buretwa banamure bikaguha ibyiringiro bizima bikanyumudendezo iryo zina abadayimoni bararitinya iryo zina abazimu bararitinya iryo zina niryo duhimbaza iryo zina niryo tuvuga iryo zina mare sulatra kulimango tusapa tonglala kulimonosa penotosa kilimo nonglala totsu kelimo singlelimo pitotesolimo manglala kolema diko sale manglele tosile potar malingo sule le potar mango tosanglalimo Siwanye le baptizo mangla le coule les mots sous la tre masola tugiye gusenga Imana muri sura tranquillement poto mureke dukora iyi dekarasiyo mu isi y'umwuka turambuye ibiganza twese numva ariko ndi guhatwa ngo dusenge mi sura tranquillement poto sa clairement tubwire ngo mwami Yesu turagushimiye muri kino gitondo kwakoze muri mudasanzwe nko kutugira abami n'abatambyi mu bwami bwawe kandi turimye iminsi itambutse umwanzi yatwibagije icyo watugize cyo ariko muri kino gitondo sobanukiye icyo wangize cyo ndi umwami ndi umutambyi imbaraga zari zinsikamiye ubutware bwari bunsikamiye imivumo yari insikamiye karande yari insikamiye ubata bwari bundembeje iki gitondo ndabitangariza ngo ndi umuntu udasanzwe Imana ivuga ibidasanzwe Imana ihamagara ibidasanzwe ndi umutambyi abadayimoni babyumve ndi umutambyi satani abyumve ndi umutambyi si ibyo gusa ndi umwami wampaye ubutware hejuru y'icyaha hejuru y'imbaraga z'abadayimoni z'abazimu hejuru y'imbaraga zo mu kirere zo mu mazi uhereye uyu munsi influence yanjye dominiyoni yanjye ubutware wampaye bugiye kugaragara aho nirirwa aho nkorera ibyo washyize muri njye uburyo washyize muri njye impano washyize muri njye ubushobozi washyize muri njye bigiye gutangira kugaragara ndagushimye Yesu kuwandemye mu buryo buri special abanyikije bose bagiye kubona umuntu udasanzwe bagiye kubona umutambyi bagiye kubona umwami reka dushime Imana n'amagambo yacu shima Imana n'amagambo yawe shima Imana n'amagambo yawe zamura ijwi ryawe ushima Imana n'amagambo yawe ushima umurimo Kristo kugiye kwitahura kumenya icyo yakoze mu buzima bwawe gusobanukiwe umurimo udasanzwe senga umutambyi arangwa no gusenga
mutambwira ngo kugirana ubusabane n'Imana. Senga mubwira ko ahishuriwe icyo wagizwe cyo. Ni wowe wa wundi, ni wowe wandi wahishuriye umugambi w'Imana, ni wowe Imana ivuga ibidasanzwe. Mwami ndagushimiye muri kino gitondo kongeye kubyara ubwoko budasanzwe bw'abami n'abatambyi, kandi bagiye kwima mu isi, kandi bagiye kuvuga ibidasanzwe, kandi bagiye gukora ibidasanzwe, kandi bagiye senga bwira Imana icyo yakugize cyo. Izo mbaraga zari zigutsikamiye, ubwo butware bwari bugutsikamiye, bibwire guhereye nonaha bisezerere. Ntabwo uri umunyantege nke, uri umunyembaraga. Male topoto sanglalimo, menglo tusilalimo, menglele poto sanglalimo. Hallelujah. Ori mondene masans detai. Jandile ne kepai ni. Son trene men grene vana kitarasi. Oh, data. Warabikoze. Turubwoko butuye kwabwo. Turubwoko butavumika. Turubwoko bwahawe umugisha n'Imana. O sentiment ndrani grove maora. Urakoze urakarama. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, tugukomeye amashi, tugukurira ubwatsi. Koze imirimo ikomeye kuko himbo y'ubugingo bwacu kandi ugiriye neza. Mwami, ubugingo bwacu kugira ngo bwongere bwiyibuke bwimenye, kandi twihesha agaciro nk'ubwoko bwatoranirijwe kuba abatambyi mu bwami bwa data. Tera haleluya.